Muraho neza, murakaza neza kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi ndagira tuganire ku kiganiro gikora kenshi cyane kuri twebwe abakobwa. Ni ikiganiro kireba abakobwa bamwe na bamwe bumva ko kuba akunda umuhungu agomba kumutega inda kugira ngo amujyane babane. Mu buzima muri rusange abantu benshi babibabaho cyangwa se bakunze kubikora ariko bakabiceceka ntibabe babivugaho, ariko ndimo ndagira ngo tuganire kuri iyi ngingo turebe se koko ni ngombwa, bigira icyo bifasha cyangwa. Nanibaza ariho ntangira nibaza iyi mpamvu, ese umuntu abiterwa n'iki kugira ngo ajye gufata uwo mwanzuro? Ni ukuba akunda cyane uwo muhungu? Ni ukuba adashaka gusigara wenyine ari gutinya kuba wenyine mu rukundo? Cyangwa se ni puresha y'ababyeyi, puresha y'inshuti? Kuko ibyo ni ibintu byose bibaho muri rusange, cyane ko banavuga ko ku kigero cya 90% abakobwa nibo bakunda cyane kuruta abahungu. Ntabwo ndi siri yabyo, gusa niko abantu benshi babivuga, kandi nawe iyo witegereje usanga koko iyo uhuye n'umukobwa wakunze bya nyabyo, yagukunze, ubona ko akunda cyane kuruta umuhungu. Gusa nanone nkagaruka nkibaza, ese ni ngombwa? Birakwiye? Ese koko bigira icyo bifasha ku babikoze cyangwa se ku muntu uteganya kubikora? Yumva koko ari wo mwanzuro mwiza? Hari igihe uba uri mu rukundo ukabona umusore, sinzi niba avuga ngo ntabwo aba akwitayeho, cyangwa nimba aba agukunda ukaba nyine ufite ubwoba koko ukavuga ati nagenda maybe nyuma y'umwaka umwe cyangwa ibiri bitewe n'igihe mumaranye, ubona nta gahunda, ariko ukavuga ati ndamutse ntwite ntabwo yansiga, turamutse twarabyaye ntabwo yansiga. Gusa ngewe ku kuri kwanjye cyangwa se kuko mbitekereza, sintekereza ko umuntu udafite gahunda yo kubaka n'ubundi yakemera akajya gushinga urugo ngo ni uko yaguteye inda. Ari nayo mpamvu ngira ngo tubiganireho, mumpe ibitekerezo muri komenti uko mubizi cyangwa se uko mubyumva, tuganire. Umuntu w'umusore kuba yakemera kugushiramo ngo ni uko yaba yaraguteye inda, ni uko yaba yaraguteye inda umufitiye umwana, nibwo yakemera agashiramo izo mbaraga akumva ko mugomba kubana? Gusa ngewe ukuri nzi ko kuriho cyangwa se uko mbyumva ku giti cyanjye, numva ko umusore atakemera kujya gushinga urugo nta gahunda yari abifitemo, atari ibintu yari yarateguye mbere ngo abipange, ngo ahite agutwara ngo ni ukubera ko yaguteye inda. Ushobora guhura na wa musore w'umwana mwiza, yego, akavuga ati wenda namuteye inda, ntabwo nshaka ko ajya kwandagarira hariya hanze, ntabwo nshaka ko ajya mu rugo iwabo akajya kubabera umutwaro, akemera akaba aragutwaye, ariko nawe ni ibintu atigeze ateganya. Cyangwa se ugasanga umuhungu arakwihindutse, akubwiye ko iyo nda atari iyiwe, akakwihakana, akakubwira amagambo mabi nawe ubwawe utigeze utekereza ko yakubwira, ugasanga aguteye depression mu bintu utatekerezaga, kuko nyine umuntu aba ari mugari, umuntu ni mugari, umuntu akwihishamo, ntabwo umuntu wamumenya 100%. Cyangwa se umusore akemera kugutwara kubera pressure wamushizeho, atari ukubera ko agukunze, atari ukubera ko abona ko biri ngombwa ko agutwara, just akagutwara kubera pressure yawe, akavuga nta kundi. Abo ni ba basore nyine baba ari abana beza, ariko n'ubundi mwagera mu rugo ugasanga mubayeho nabi, mugiye kubana muhangayitse, amakimbirane ya hato na hato ni uko nguko ahita atangira kuvuka, ibibazo biri financially, ugasanga mubayeho mu buzima nyine mutigeze mwifuza, kubera ko wowe nk'umukobwa nubwo uba warateguye ko uzagenda ukamutega iyo nda akagutwara,
ntabwo wigeze uteganya ngo tuzabaho gutya, amafaranga tuzakenera mu rugo ni aya n'aya, even waba warabitekereje ntabwo waba warigeze wishimira ko ugiye gutunga nyine urugo, ko ari wowe ugiye kurutunga, kubera ko umuhungu nta gahunda yari afite yo gushaka, wenda abana n'abandi basore cyangwa se wenda aribana ariko aracyari kwishakisha, nyine ni ibintu bimugwiririye, ugasanga arakujyanye ariko mugiye kubaho mu buzima bubi utigeze wifuza kuba wabamo. Ikindi kandi n'uwo mwana iyo aje, ni hahandi usanga umwana agiye kubaho ubuzima utigeze wifuza ko umwana wawe yazigera abamo, ugasanga umwana agiye kuba ahangayitse, urahora urakaye, ukagenda ugatura umujinya umwana, nta kintu abiziho, atari we wagutegetse genda ugire gutya nyine unzane kuri iyi si, ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga umwana abihangayikiyemo, even nawe nk'umukobwa ntabwo uba utuje, ntabwo uba wishimye, kuko kuri reality ihari ntabwo wajya kubana n'umutipe atigeze abitegura ngo bigende neza, niko mbyumva. Turetse no ku mwana, nawe ntabwo uba wishimye pe, ntabwo uba wishimye ijana ku ijana nk'uko wifuzaga kubaho, cyangwa se ugasanga noneho n'uko mwari mubanye mugiteretana nibyo byari byiza kuruta uko muri kumwe muri ubwo buzima nyine yagutwaye akakugira umugore. Ni hahandi uzasanga utangiye kubaho uhangayitse, ukabona ibibazo birakurenze, ugatangira kwiyambaza za nshuti zawe, kandi kuri iyi si burya buri wese agira ibibazo bye. Hari ukuntu abantu twicara tukumva ko we niba ufite ibibazo, niwitabaza runaka wenda ku bijyanye na financially akakubwira no nta mafaranga mfite, ukabura babaye bitewe n'uko wowe umuzi icyo ari kumubona hano hanze, ukavuga ati ni umwana mubi, yanze kumfasha, yabonye narashatse anyicaho, ibintu nk'ibyo. Kandi nawe atari uko yanze kugufasha, ahubwo nawe yifitiye nyine ibindi bibazo ku ruhande ku giti cyiwe, kubera ko abantu benshi bafite ibibazo ariko ntabwo ariko bose baza hano bakabivuga. Rero ugasanga utangiye kwiteranya n'inshuti zawe, utangiye kubabonamo abanzi kandi atari ko byakagenze, kubera ko nyine ni amahitamo yawe, niyo mahitamo wagize, gusa uhitamo nyine ibintu mvuga ko bitakwiye, bitagakwiye, wafashe umwanzuro mu mwanzuro utari ukwiye kuba wafata, kubera ko njyewe mbona ari nko kwiraga umuruho, sinzi niko mbyumva nyine, njyewe mba numva ko ari ukwitera agahinda kuba wahitamo kujya kubana n'umuntu gutyo, wowe uba wumva ushaka koko byakurambiye, sibyo, wumva ushaka ko mubana, umusore ugukunda muricara mukaganira, akamubwira ati aho bigeze ni ukuri ndarambiwe, bitewe nyine n'igihe mumaze cyangwa se na situwasiyo uko imeze, akamubwira ati ndagira tubane nyine, ubu buzima burarambiranye, reka tubane nyine nk'umugore n'umugabo, mve mu rugo tugende tubane. Ubwo iyo ari umuhungu ugukunda pe, bya nyabyo ugufiteho iyo gahunda, even ataba afite gahunda y'uko mwahita mubana ako kanya, arakuganiriza akakwereka bimeze gutya na gutya, nk'abantu mukundana, wowe uba uzi nyine situwasiyo murimo, uba uzi uko bimeze, hama wabona koko ari ibyanyabyo ukaba wakihangana ugategereza icyo gihe, kuko nawe ntabwo aba yishimiye nyine kukubona gutyo uri hariya hanze nawe ari hariya, kuko isaha n'isaha wabona undi ufite gahunda akaza mukajyana. Rero umusore ugukunda ntabwo yabura kukwereka ngo bimeze uko, nawe ukicara nyine ubizi neza, uzi gahunda agufiteho. Nanone ari wa muhungu utagufiteho gahunda, nyine we uko uganira n'umuntu uramubona, ashobora kukubwira nta gahunda mfite yo gushaka, mwese turi mu biki, akakubwira nyine igihe si kiragera, ukabona nyine nta bushake abifitemo. Aho ngaho ubwo nibura uhita ubona nyine, aho kugira ngo ufate wa mwanzuro, uba ubonye umuntu wa nyawe, uwo ni hahandi umutega inda mwagerayo kubera puresha yawe, agatangira kugufata uko abishatse, ega akaguca amazi, ahandi uzasigara uvuga ati ubundi uyu muntu twarakundanye, ubundi ubu yarankundaga, nari impumyi, twari tubayeho gute nyine, ugatangira kwibaza, umuntu akaguhindukana akakubana umuntu mushasha bitandukanye n'uko yari ari. Kandi ikindi, ntabwo urukundo ari agahato, ntabwo urukundo ari agahato, umuntu ugukunda rwose aba afite ubwoba bwo kukubura, nawe aba abibona ko bikwiye ko mubana. Kandi ikindi aho ngaho ni no kwitesha agaciro, njyewe niko mbibona,
uba witesheje agaciro, kandi abakobwa natwe dufite kwihesha agaciro kacu tukihagararaho, ntabwo ubuzima bwacu ari abagabo. Ushobora kubaho kandi ukabaho wenyine, ukabaho neza uri single, even niyo waba ufite boyfriend ariko utagiye kuri iyo pressure ngo ndashaka umugabo, ngo ndashaka iki. Ntabwo rero wakemera kujya kwiyandagaza ngo ni ukugira ngo ubone umugabo akujyane mubane mu nzu, atari uko agukunze, atari uko agusabye. Aho ngaho numva ko ugera umugabo aragusuzugura, agufata uko abishaka. Ikindi kandi ntabwo umwana ari umutego. Ntabwo umwana ari umutego ugomba gukoresha ngo kugira ngo ugere ku ntego yawe. Ntabwo umwana ari umutego ngo kugira ngo ugende wishime, kuko n'ibyishimo nyine uba ushaka ugende wishime nk'abandi bagore, uvuga ati mfite umugabo tubana mu nzu. Kandi urukundo narwo ntabwo ari agahato, ntabwo yagukunda ngo ni ukubera ko umufitiye umwana ngo cyane kuruta uko yari asanzwe agukunda utamufite. Ya niko mbyumva, namwe murambwira, mumbwire uko mubyumva cyangwa se nyine ukuri mubona hano hanze. Njyewe uko niko nabyumvaga, ntabwo urukundo ari agahato, ntabwo umwana ufite kumukoresha nk'umutego wawe. Rindira igihe nikigera umuntu ugukunda bya nyabyo azabibona ko bikwiye akujyane. Ya byari ibyo, munganirize mumbwire. Ikindi ntimwibagirwe gukora subscribe ku bantu batari bayikora, gusharinga, like and comment. Thank you.